yitwa Muhire Keve. Uyu nguyu Muhire Keve cyangwa se umwite Runi yabaye umukinnyi ukomeye cyane muri ekipe ya Rayon Sport, benshi bakunda kumwita umwana w'ikipe. Amakuru dukura muri Zandani rero nuko uyu nguyu Muhire Keve yamaze gutanga ikirego muri Ferwafa arega ikipe ya Rayon Sport amafaranga iyi kipe imubereyemo. Ese byifashe bite ikirego cya Muhire Keve muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda? Ndetse dore ko uyu Muhire Keve yamaze gutangaza ko rwose nta gihindutse cyangwa se mu gihe haba nta kintu gikozwe ngo yiteguye kuba yarega ikipe ya Rayon Sport muri CAF ndetse no muri FIFA. Benshi bagiye bavuga ngo uyu nguyu ni umwana w'ikipe, ariko birangiye umwana agejeje umubyeyi mu manza. Ese ibya Muhire Keve byifashe bite? Ndagira ngo mbive imuzini muzingo. Ese byashoboka hari byinshi wajya gubibaza, byashoboka arandi makuru wajyaga wumva kuri uyu Muhire Keve. Ndagira ngo tuyave imuzini muzingo turebere hamwe ese nangahe Muhire Keve arimo ararega ekipe ya Rayon Sport. Ese ayo mafaranga Muhire Keve yayageze bayamugezemo gute? Ibyo birarane byose Muhire Keve yatondaguye muri Ferwafa ese byifashe bite? Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu Muhire Keve yasinyiye ekipe ya Rayon Sport amasezerano y'umwaka umwe, hanyuma yuko amafaranga yishyuwe Muhire Keve yavuye muri gahunda y'abareyo, ni gahunda yitwa ubururu bwacu. Iyi ni gahunda ekipe ya Rayon Sport igira yo kubuhereza rugari abafana kugira ngo bigurire umukinnyi mu mwaka w'imikino cyangwa se ku isoko ry'igura n'igurisha. Mu mwaka wa 2024 ubwo isoko ryari rifunguye, federation cyangwa se ubuyobozi bwa Rayon Sport bwashyizeho gahunda yitwa ubururu bwacu kugira ngo abareyo bigurire uyu Muhire Keve. Bamugura miliyoni 20 y'amafaranga y'u Rwanda. Byari biteganyijwe ko Muhire Keve bamugura miliyoni 40 agasinya imyaka 2, ariko bamuha miliyoni 20 asinya umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sport. Amakuru dukura mu butasi rero nuko uyu nguyu Muhire Keve yamaze gutanga ikirego muri Ferwafa arega ekipe ya Rayon Sport, arimo ararega amafaranga bamubereyemo. Yavuze ko ari amafaranga ya recruitment. Mu mafaranga yavuye mu bururu bwacu, amakuru ahari nuko ngo amafaranga yose Muhire Keve ntago bigeze bayamwishyura, ariko Muhire Keve ntago yigeze atangaza cyangwa se ashyira hanze nyirizina amafaranga ikipe ya Rayon Sport yose imubereyemo. Ikindi kintu Muhire Keve yavuze ko hari imishahara atigeze ahembwa, ni imishahara ingana n'iya mezi 2. Aya mafaranga yose rwose Muhire Keve yavuze ko yavuye muri ekipe ya Rayon Sport hari amezi 2 atahembwe, nabyo mwibaruwa yandikiye Ferwafa nabyo abishyiraho agaragaza ko iyi kipe ya Rayon Sport imurimo ibirarane by'umushahara ndetse n'ibirarane bituruka kuri recruitment. Rero amakuru dukura mu butasi ngo nuko aya mafaranga yose uyateranyije arimo ararengaho miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda. Bidasubirwaho rero witwaga umwana w'ikipe yamaze kurega umubyeyi mu rukiko rwa Ferwafa, ndetse uyu Muhire Keve yatangaje ko mu gihe icyo ari cyo cyose haba nta kintu gikozwe ko Muhire Keve yiteguye kuba yajya na Rayon Sport mu nkiko za CAF ndetse na FIFA. Ibi ngibi rero bije byiyongera ku bandi bayobozi bagiye batandukanye cyangwa se abakozi ba Rayon Sport nabo iyi kipe ibereyemo ibirarane. Twavuga nka Robertinho. Uyu nguyu Robertinho yahoze ari umutoza w'ikipe, nawe yamaze gutanga ikirego muri Ferwafa avuga ko iyi kipe ya Rayon Sport nawe imurimo ibirarane itigeze imwishyura. Rero uyu nguyu kapiteni w'ibihe byose benshi bakunda kuvuga ko ari umwana w'ikipe muri ekipe ya Rayon Sport, nawe igitaraganya yamaze gutanga ikirego muri Ferwafa arega iyi kipe ya Rayon Sport ko imurimo amafaranga itigeze imwishyura, ndetse avuga ko mu gihe icyo ari cyo cyose Ferwafa yaba itagize icyo ibikoraho ko azahita tanga ikirego muri CAF. Ibi rero bije gatoya yuko uyu Muhire Keve yari amaze igihe yarasohotse muri ikipe ya Rayon Sport akerekeza muri Sudani. Rero ibi ngibi Muhire Keve yamaze kubishyiraho umurongo, avuga ko hari amafaranga arenga miliyoni 10 ikipe ya Rayon Sport imubereyemo, ndetse atangaza ko mu gihe icyo ari cyo cyose iyi kipe ya Rayon Sport yaba itamwishyuye aya mafaranga ko yahita arega mu nkiko zikuru z'umupira w'amaguru ku isi.
Ibi rero byatunguye abantu benshi cyane, dore ko Muhire Kevin ni umwe mu bantu bafatwagaho nk'icyitegererezo muri ekipe ya Rayon Sport. Ndetse ikindi kintu wamenya, mbere y'uko Muhire Kevin atandukana na ekipe ya Rayon Sport, yarafitanye ibibazo byihariye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, dore ko ku mukino wa nyuma ekipe ya Rayon Sport yakinye muri shampiyona ishize, Muhire Kevin ubwe yatangaje amagambo akomeye cyane, avuga ko babuze igikombe kubera ko bafite ubuyobozi bubi, avuga ko ubuyobozi ngo butubahirije inshingano zabwo, ko ari bwo butumye babura igikombe cya shampiyona ngo kicyegukanwa na ekipe ya APR Football Club. Ni amagambo akomeye cyane uyu nguyu Muhire Kevin yagiye atangaza ku buyobozi bwa Rayon Sport. Ibi rero byagiye bigaragaza ko hashobora kuba harimo umwuka mubi cyangwa se harimo kutumvikana hagati y'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse na Muhire Kevin nyirizina. Ibi rero bihise bikurikirwa n'ikirego Muhire Kevin amaze kurega ekipe ye ya Rayon Sport muri Ferwafa, atangaza ko rwose murimo amafaranga batamwishyuye, ndetse asaba Ferwafa ko yamwishyuriza. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo wowe wakoze subscribe uragaciro kuri twe, nawe utarakora subscribe, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe. Ndagira nkubwire ko ntandana wakora amakuru y'imamo usibye Ibyegeranyo Empire. Kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane.